Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse muri iki gitondo duhereza Imana yacu icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa, irabyongeye, irabikoze nishimwe. Haleluya. Irabikoze. Imana itugiriye neza, iravuze ngo ngera ubeho ubayeho. Imana irabikoze, yarakwimanye na cya gihe, nanone tuyihereje icyubahiro. Ikomeje kwerekana urukundo rwayo kuri wowe, ikomeje kukugirira neza, nanjye ikomeje kungirira neza. Imana ishimwe. Iki gitondo rero tubyutse dushima Imana yacu, kandi tubanje Imana aho tugiye kujya hose, tubanje Imana muri gahunda zacu zose, tubanje Imana ku bacu no mu byacu, tubanje Imana. Ndakwinginze wowe ufashe urugendo habanza Imana, ndakwinginze wowe ugiye mu bucuruzi bwawe banzamo Imana, muri ofisi yawe habanza Imana. Imana ihakubera uyu munsi kugotesha ingabo nto n'inini. Turacyari muri teme yacu yitwa guha agaciro igihango dufitanye na Yesu Kristo. Ntabwo nzi ko ujya uzirikana irya mibabaro ya Yesu, uburyo uzirikana ko Yesu Kristo amaraso ye ariyo agutsembaho ibicumuro byose. Navugaga rero nguhe agaciro igihango ufitanye na Yesu Kristo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabakunda cyane, muri inshuti zanjye. Komenti zanyu muranzi bashimira, ziranyubaka kandi zintera imbaraga muri uyu murimo. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Imana ibaha umugisha. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondoreka. Turi muri iyo teme yacu yo guha agaciro igitambo cyangwa se igihango dufitanye na Yesu Kristo, ariyo maraso ye. Nyemerera uyu munsi dusome urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 3. Dusome twihuse mu izina rya Yesu. Handitse ngo imigisha, titre imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Hari imigisha tubonera muri Yesu Kristo, hari imigisha tubonera muri Yesu tutabonera mu kazi, tutabonera mu muryango, ariko kubwo amaraso ya Yesu Kristo yaduhaye kuba abaragwa b'abana b'Imana, tugahindurirwa amazina kubw'amaraso ya Yesu Kristo yatwogejeho ibicumuro. Hari imigisha wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, hari imigisha uri muri Yesu Kristo abona. Ngimigisha ibonerwa muri Yesu Kristo. Hari imigisha, yewe hari imigisha. Umugisha wa mbere ni uburinzi. Umuntu uri muri Yesu Kristo ararindwa. Ikindi cya kabiri, hari umugisha utapfa kubona, amahoro yo mu mutima, wumva unyuzwe na Yesu Kristo. Hari imigisha. Kumenywa n'Imana byonyine ni umugisha ukomeye. Imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Reka dusome mu izina rya Yesu umurongo wa 3. Handitse ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se ishimwe. Haleluya. Kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imana ishimwe. Nkuko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Imana ishimwe. No kuba ubaho ukijijwe, wezwa n'amaraso ya Yesu Kristo ni umugisha, kuko utabaho umugayo imbere y'Imana. 5, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Imana ishimwe. Tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza
y'ubushake bwayo. Imana ishimwe. Ngo Imana yagambiriye kera cyane, wowe utabizi nanjye ntabizi. Imana ishimwe ngo kuko yagambiriye kera, ngo yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo. Data wa twese Imana ihabwe icyubahiro, ko duhinduka abana bayo, ko duhinduka abana b'Imana. Imana nishimwe. Birashoboka ko uri umwana wa runaka, ibyo birashoboka, nta muntu utagira se, ariko Imana yo yagambiriye kera, nyuma y'uko uri umwana wa runaka uwo nguwo, Imana yagambiriye kera ko duhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro kubw'umugambi wayo mwiza. Imana ishimwe cyane, ngo kandi tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Yagambiriye ko tuba abana b'Imana, ariko kuba abana b'Imana ngo tubiheshwa na Yesu Kristo kubw'ineza yayo. Imana ishimwe cyane, kubw'ubushake bwayo. Imana ishimwe. 6, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe. Haleluya. Ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Imana ishimwe. 7, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Imana ishimwe. Yaduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Imana ishimwe. Turacyavuga igihango gikomeye cyane dufitanye na Yesu Kristo. Icyo gihango cy'amaraso ya Yesu Kristo nicyo cyaduhesheje gucungurwa, nicyo cyatumye ucungurwa, nicyo cyatumye uhinduka umuragwa, ukaba umuragwa w'ijuru, nicyo cyatumye uhinduka umwana w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo tubiheshejwe gucungurwa kubw'amaraso ye. Imana ishimwe. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana ishimwe. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'iyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ijambo ry'Imana iki gitondo ngo hari ibyo yagambiriye kera. Mu kintu Imana yagambiriye kera, yagambiriye kuhinduka umwana wayo, uhinduka umwana w'Imana, ariko ukabibona ubiheshejwe na Yesu Kristo, kubwo kugucungura, kubwo kubabarirwa ibicumuro byawe, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo, kubwo kugucunguza amaraso ye. Imana ishimwe cyane. Ariko kubabarirwa ibicumuro byawe. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo nicyo gihango dufitanye na Yesu Kristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo niyo yaducunguje. Amaraso ya Yesu Kristo niyo atwozaho ibicumuro. Amaraso ya Yesu Kristo niho dukorererwa deliverance. Mu maraso ya Yesu Kristo niho duhindurirwa amateka. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni Imana yagambiriye kera, kuhinduka umwana w'Imana. Imana ishimwe. Garukiraho wongere ushaka Imana bigishoboka kwibonwa, kuko Imana yagambiriye kera muri kamere yayo kuba umwana w'Imana. Yagambiriye kera kuhinduka umwana w'Imana. Yagambiriye kera yuko ucungurwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo yamennye amaraso. Niyo mpamvu Yesu Kristo yatambye igitambo kizima. Niyo mpamvu Yesu Kristo yagucunguje amaraso ye. Imana ishimwe cyane. Yagambiriye kera. Icyo usabwa ni ukureka ibyaha. Icyo usabwa ni uguhindukira. Icyo usabwa ni ukumva unejejwe n'Imana mu mutima wawe. Icyo usabwa ni ukumva ukunze Yesu Kristo, kuko ni mwe mukunzi muzima dufite. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Shalom, shalom. Muhahe muronke. Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Ineza yawe